Yesu ashimwe cyane. Twongeye gushimana cyane muri aya masaha yongeye kuduhereza umwanya wo kumva ijambo ryayo. Ni umwanya w'agaciro, ni umwanya w'icyubahiro imbere y'Imana. Imana ishimwe cyane ko ikomeje kuturinda mu buryo bwayo ishaka. Turayishimiye cyane. Iracyongeye kudutiza uyu mwaka kugira ngo twongere duhumeke umwuka w'abazima. Ni ishimwe rikomeye cyane kuko ni benshi baba babyifuje ariko ntibabigereho kandi ntibabibone. Si uko baba babishaka ahubwo ni ukubera ubushake bw'Imana. Imana ikora uko ishaka, yokora nk'Imana ntabwo ikora nk'umuntu. Impamvu yakurinze hari ikibi gushaka kandi hari ikintu gukeneye kugira ngo twongere tuganire kuri iri jambo, twongere tubike inyange y'urugendo twaba turimo. Amena. Rero ku bantu bagiye kuri channel bwa mbere ya Urukundo TV entre parenthèses amour dodier, nitwa Mutezimana Samuel, niwe mugiye kugabanyagana n'ubundi kuri iri jambo ry'Imana. Imana y'amahoro ikomeze dufashe kandi ikomeze turengere muri rusange. Mureke dusenge maze dukomeze ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana yacu, tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye ko abanye natwe, waturinze, waturengeye, nushimwe himbazwe. Dukweretse ko tugeze mu mwanya w'ijambo ryawe, nyemera cyane uzubane natwe udushigikire. Ntaba ari njye ugiye kuvuga cyangwa bagiye kumva, ahubwo reka umwuka wawe wera azaganze azatubone muri byose. Urakoze ko ugiye kuba natwe muri byose, mbisabye neza ko Kristo umwami wacu. Amen. Mureke tuganirire kuri aya magambo. Ni amagambo tugiye gusanga mu gitabo cya Matayo. Matayo ibice 7. Evanjili yanditswe na Matayo ibice 7. Turasoma ku murongo 24 kugera kuri 28. Kuri 28. Muri make niho turi gusoma aho ngaho gutyo. Matayo ibice 7 umurongo 24, tumanuke hepfo gato, nibyo tugiye gusoma. Nuko umutwe w'ijambo rivuga ngo inzu yo ku rutare niyo ku musenyi. Nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishizwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Amena. Tugiye kuganira cyane ku magambo yerekana inzu yo ku rutare n'inzu yo ku musenyi. Iyi niyo magambo tugiye kuganiraho cyane. Ntabwo ari ibintu bigize, ntabwo ari ibintu bisanzwe. Muri make turabizi neza, benshi bazi ikintu bita urutare, bazi n'icyo bita umusenyi. Buriya iyo wafashe inzu ukaba wayubaka ku rutare, ku bantu babubatse mujye mudufasha cyane. Iyo wubatse inzu yawe ku rutare, ahantu hameze neza, ku rutare hacunze neza, buriya iriya nzu ibikomeye cyane, kuko na rutare nabwo ubwabwo aba ari fondasiyo iriya. Rutare nabwo aba ari fondasiyo idasanzwe buriya hariya hantu. Ariko umusenyi n'ubundi ni nk'itaka, n'ubundi ngo kundi waza ukavuga ngo fondasiyo, cyangwa ukavuga ngo fondasiyo mfite ngo n'uyu musenyi, ngo ni fondasiyo mfite. None Yesu rero yavuze avuga ngo umuntu wese wumva amagambo yanjye akayitondera, akagenda mu kuri kw'ijambo ryanjye, agakora ibyo nshaka, agakora iyo gukiranuka nk'uko mbyifuza, uwo nguwo ameze nka wa muntu wubatse inzu yiwe ku rutare. Muri rusange, iteka ryose, igihe cyose uzemera kuba wayoborwa n'ubushake bw'Imana, Kristo akaba ari ukuyobora, ukavuga ngo njye nyoborwa n'umwuka wera, aho ngaho uzaba wubatse inzu yawe neza neza ku rutare. Ariko igihe cyose uzisanga nturimo urwanya ubushake bw'Imana, ushaka kurwanya Kristo, ukumva yuko nta kintu runaka cyashobora kubaho atari ubigizemo uruhare, cyangwa kwerekana yuko ari uwenge wawe ukijya ku kintu runaka, muri make aho ngaho uzaba umeze nk'umuntu wubatse ku rusenyi. Kuko icyambere cy'inzu yubatse ku musenyi, iyo umuyaga waje urayikubita. Iyo inzu yubatse ku musenyi, iyo haje ibintu bimeze nk'umutingito irasenyuka ikagwa hasi. Iyo umuntu iyo inzu yawe yubatse ku musenyi, akenshi turabizi cyane rwose, ni ibintu byinshi cyane tugira. Akenshi usanga no gukomera
nta bukomere bifite. Ariko inzu yose yubatse ku rutare, uko na rwa rutare nabwo ubwabwo nabwo ni fondasiyo, usanga nubwo haza umutingito umeze gute ntacyo watwara iyo nzu yawe. Iyo wubatse ku rutare, nubwo haza umuyaga umeze gute ntacyo watwara iyo nzu yawe. Banze bibaze cyane, ijambo turo cyane, ubatse hehe? Ubaze kuki? Wubatse kuki? Wubatse kuri nde? Ariko ijambo rikatubwira ngo umuntu wese uzumvira ariya magambo akayizera, aya magambo ya Kristo akayizera, uwo ngo azameze nk'umunyabwenge wubatse inzu yiwe ku rutare. Ariko igihe cyose uzisanga utizeye ayo magambo, ntabwo uzaba wubatse ku rutare, ahubwo uzaba wubatse ku musenyi. Ubundi ibiranga cyane umuntu wubatse ku musenyi ni wa muntu usanga utuzana umwuka wera. Iyo wubatse ku musenyi ntiwakuze umwuka wera, ntabwo byashoboka. Iyo wubatse ku musenyi usanga ufite za mbuto zose za kamere. Ariko iyo wubatse ku rutare usanga ufite za mbuto zose z'umwuka. Reka duhasome, reka dusome cyane mu Bagalatiya, mu gitabo cy'Abagalatiya, Abagalatiya ibice 5. Ku Bagalatiya ibice 5 niho tugiye gusoma. Abagalatiya ibice 5 ku murongo wa dere ku 16 niyo tugiye guheraho. Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 16 hari amagambo avuga ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga. Kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Amen. Ubundi iyo umuntu yubatse ku rutare ayoborwa n'umwuka wera. Ubundi cyambere cyo ikintu umukristo wese agomba kwishakamo, ugomba gushakisha ukuntu wakuzura umwuka wera, kandi uwo mwuka wera akaza no kukuyobora. Akuyobora mu buryo bwawe bwose, akuyobora mu nzira zawe zose ugendamo. Umwuka wera agomba gukuyobora, akajyana nawe mukagendana aho waba ugiye hose. Muri make niyo mpamvu Pawulo aravuga ngo ibyarinda muyange byose nagiye mbigira igihombo, kuko gutunga Kristo hagati muri njyewe, maze ibyisi byose mbibona nk'amase, mbona nk'aho ari ibintu bibambe. Aravuga ngo icyambere cyo kuba mfite ubutunzi bukomeye cyane, ariko Kristo muri njyewe ni nacyo binemeza yuko ndi uw'agaciro imbere y'Imana. Amena. Imana irashaka yuko tuba twayoborwa n'umwuka wera, umwuka wera muri rusange, kugira ngo kamere itaza kubona ntibize ko yakwinjirira. Amena. Abantu benshi cyane tuba tubabwa n'ibintu twishakiye, ariko icyo mbabwira ukuri kw'ijambo, umuntu wese utayoborwa n'umwuka wera nta nzira yo kujya mu ijuru ufite. Ibyo ndabikubwije kandi nkubwije ukuri, niko kuri kw'ijambo. Kuko kamere ibyo yifuza bitandukanye n'ibyo umwuka ashaka. Twese umuntu wese aho yava akagera avukana ikintu bita kamere, ariko bamaze kwinjira muri Kristo, muri make tuba cyaremwe gishya, ibya kera byose bihita bivaho, maze ugahita uba umumaro imbere y'Imana. Ugomba guhita ubaza cyane ukibaza, ubwo se wa mugari ko numva yuko namaze kwinjira muri Kristo ni iki nahindutseho? Igihe cyose uzisanga ugikora nka bya bindi byose wakoraga kera, uzamenye neza yuko ukiyoborwa na kamere yawe. Ariko iyi saha Kristo akeneye yuko wakongera ukareba ukuntu wamwinjiramo neza, kandi kumwinjiramo neza nta kindi ni ukwanga icyaha n'igisa nacyo, maze ukemera kamere, ukemera umwuka wera akaza akakuyobora mu nzira zawe zose ushaka kugendamo. Umwuka wera akaza akakuyobora. Kamere ni mbi cyane. Kamere iyo ufite kamere ni ukubaka ku musenyi. Kamere ni mbi cyane mu buryo budasanzwe. Wabwiriza ufite iyo kamere y'ibyaha, wayobora ufite iyo kamere y'ibyaha,
wahanura ufite iyo kamere y'ibyaha, waririmba ufite iyo kamere y'ibyaha, muri make ibintu byose wabikora ariko ufite na kamere y'ibyaha. Ariko Kristo iyi saha ateze amaboko kugira ngo wowe ubwawe wongere ugaruke, Kristo yongera kugirira imbabazi. Kristo yongera kugira imbabazi, nicyo gikenewe cyane muri amasaha. Umuntu wese yamaze kwinjira muri Kristo nababaye icyaremwe gishya, ibya kera byose babivuyeho burundu, akaba ari wa muntu ugomba kuba yayoborwa n'umwuka wera kurusha ibindi byose. Amena. Ugomba koga cyane n'umwuka wera. Niba uvuga ngo ufite inzira, uri mu nzira igana mu ijuru, ugomba kuba uyobowe n'umwuka wera. Amena. Icyambere cyo, imirimo ya kamere itandukanye n'imirimo y'imbuto z'umwuka. Imbuto za kamere n'imbuto z'umwuka bwose ni ibintu bibiri bitandukanye, biratandukanye cyane. Ariko amahitamo ni ayawe, guhitamo ni ukwawe. No ugomba ukavuga ngo iyi nzira yanjye ndimo irimo irerekana yuko ndi iki. Banza ubyibaze cyane, nange mbyibaze. Ntabwo uzagirwa umuntu wuzuye umwuka wera, umuntu wababwe n'umwuka wera, ari ukubera ko wasomye ibitabo byinshi, ari ukubera ko wavuze amagambo menshi, ari ukubera ko wibikije ijambo ry'Imana igihe kirekire, ari ukubera ko wabaye umuyobozi w'amatora igihe kirekire, ari ukubera ko wabaye umuyobozi runaka. Uzagirwa muri make n'umuntu wababwe n'umwuka wera, ariko wabanje kwemera umwuka wera akakuyobora, akaza agasenya umubiri wose wa kamere, maze wuzuye ibyaha, maze akaba yakuzuza umwuka wera. Ukuzura umwuka wera, umwuka wera akaba yanakuyobora mu migendere yawe yose n'imikorere yawe yose, umwuka wera akaba yakorera muri rusange. Amena. Igihe niki ngo buri wese ngo ahitemo inzira imunogeye, inzira nziza, inzira nzima. Igihe niki ngiki ngo bafate umwanzuro, ufate umwanzuro muri rusange, ufate umwanzuro mu buzima bwawe. Wibaze cyane, banze wirebeho cyane, wibaze uko nitwara byerekana ko ndi iki. Uko ijambo dusubira kuri 19 akavuga ngo dore imirimo ya kamere iragaragara, ni gusambana, gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari, n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera, yuko bakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. Imirimo ya kamere iragaragara. Ubundi gusenga ibishushanyo, wasenga n'amafaranga ufite, wasenga n'umugore wawe, wasenga n'umugabo wawe, wasenga n'abana bawe, wasenga n'inzu ufite, wasenga n'imodoka ufite. Ibyo ufite byose ushobora gusanga byakubera nk'ikigirwamana imbere yawe, ugasanga aribyo uhoresha, ubona cyane ko aribyo bifite agaciro kurusha Imana. Ariko igifite umumaro cyane ni uko wahinduka, ukaba uri umuntu washobora kuba wayoborwa n'umwuka wera. Gusinda, ubundi ikintu bita gutsinda, Yesu yavuze aratubwira ngo ikintu cyo gutsinda, ushobora kuvuga ngo wasinze ngo ntiwanyweye inzoga gusa, ariko n'amagambo menshi nayo avamo ibicumuro, kandi amagambo menshi agaragaza yuko ari ubusinzi imbere y'Imana. Kwicana, ibintu byo kwicarira, abantu benshi tuzi ko kwica umuntu ngo ni ufata umuntu ukamwica, ariko n'igihe cyose Yesu yavuze aravuga ngo igihe cyose uzisanga warakariye umuntu, ukagira umujinya udasanzwe, aho ngaho n'ubundi uzaba wabaye umwicanyi, uzasaba imbabazi nk'umuntu w'umwicanyi. Niko Yesu yatubwiye. Ibintu byo gusambanya, ubusambanyi abantu benshi cyane bigana bavuga ngo gusambana ngo ni uguhuza igitsina cy'umugabo n'umugore, nubwo n'ubutinganyi buriho, ariko icyambere cyo Yesu yavuze aravuga ngo nureba umugore w'abandi cyangwa umukobwa w'abandi cyangwa umugore cyangwa umusore w'abandi ukamwifuza, aho ngaho uzaba umaze gusambana. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Rero Yesu yavuze aravuga ngo umuntu wese uzitondera amategeko yanjye, umuntu wese uzumva amagambo yose nzamubwira akazabyitondera, niwe uzameze nk'umunyabwenge wubatse inzu yiwe ku rutare. Wubatse kuri iki wowe? Wubatse hehe? Wubatse kwandi? Bazi wibaze cyane, nange nibaze aho uri kubaka ni kwandi? Uri kubaka hehe?
uri kubaka kuri kristo, uri kubaka ahandi kwa satani. Ahantu uri kubaka ni hehe? Banze wibaze cyane, Mani tugire neza cyane. Banze wibaze cyane ahantu uri kubaka ari hehe. Amena. Ngo no gusenga ibishushanyo, no gukora ibiteye isoni nabyo murabyumva. No kuroga nibyo nababwiye nabyo. No kuroga n'ubundi hari uburozi bwo magambo, ukavuga ngo kanakura urakamera gutya. Yesu niwe yavuga ngo wowe warogesheje uburozi bugaragara, niwe warogesheje uburozi butagaragara bwo mu kanwa. Mwese murabicanye imbere y'Imana, mwese murabicanye. Kandi ijambo ry'Imana rikambwira ngo uwakoze icyaha kimwe azaba angana n'uwakoze ibyaha byose, kuko ibyaha byose imbere y'Imana byose birangana. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Niko kuri kw'ijambo. Uwakoze ibyaha byose na kiriya cyaha kimwe imbere y'Imana byose birangana. Ibyo wakora byose ugomba kubikora ubikorera kuri kw'ijambo ry'Imana. Ukamenya neza yuko nyuma y'ubuzima hari urubanza. Niyo mpamvu Uwiteka tubwira ngo nimushakishe ukuntu mwabobwa n'umwuka wera, kuko ari umwuka wera hakabona kamere. Kamere ibyo yifuza ntabwo yifuza iby'umwuka. Kandi abantu benshi cyane muri iyi minsi bashaka kuba muhabwa na kamere zanyu, kandi atari ko kuri kw'ijambo ry'Imana. Noneho hano gatubwira kuri 22, ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, n'ibyishimo, n'amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo byose nta mategeko abihana. Amena. Kwihangana, ibyishimo, urukundo, amahoro, kugwa neza, gukiranuka, ingeso nziza, imeze gutyo byose nta mategeko abihana. Banza wibaze cyane, banza urebe. Ubwo si imbuto zanjye zigaragaza yuko ari imbuto z'umwuka, zigaragaza ko ari imbuto za kamere. Banza wibaze cyane, nanjye nibaze. Niko Imana itubabare cyane, Imana itugire neza. Ariko cyane ijambo riratubwira ngo nuza kwisuzuma neza ukirebera mu ijambo ry'Imana, ntabwo uri buze kubagirwaho n'urubanza, kuko iri jambo rije kubera wowe. Ni ukugira ngo ufate umwanzuro mu gihe kimeze nk'iki. Ibyo babwira ni ukuri. Ubu niko butumwa bukenewe. Ubundi twamaze kubatugwa ikintu bita amategeko. Uko icyambere cyamaze kwemera Kristo akaba muri wowe, ntabwo wongera gutwarwa n'amategeko, ahubwo uravuga ngo icyambere cy'umwuka wera ni Kristo ubwiwe. Kristo bwe ni umwuka wera, niwe utuvuganira ku Mana, niwe utumenyekanishiriza ku Mana. Rero kuba Kristo kuba ari muri njyewe, ibi birahagije. Amena. Banza wongere wisuzume cyane, banza ugende urebe cyane ukuntu wagiye ubana n'Imana. Banza urebe cyane aho utakariza imbaraga. Banza bibaze cyane uko nataye imbaraga bimeze gute cyane, uko nitwaye bimeze gute. Banza bibaze cyane ubuzima bwawe bwose. Ubanze wongere wicare, banza wongere wisuzume cyane hamwe n'Imana. Wongere bibaze cyane, ubibaze ubwo se koko uku nguku ndi kugenda ndimo ndabogwa na kamere, ndimo ndabogwa n'umwuka wera, bimeze gute. Amena. Igihe ni iki ngo ugire amahitamo meza. Igihe ni iki ngo wahitamo neza, uhitemo cyane kuba wabogwa n'umwuka wera aho kuba wabogwa na kamere yawe. Reka umwuka wera kuyobore kurusha ibindi byose. Reka uyoborwe n'umwuka wera, mujye mujyana ku icyambere cy'umwuka wera. Nubwo wapfa n'ubundi muzanajyana. Ariko abantu benshi cyane twagiye dupfa duhagaze, bapfuye bahagaze. Amena. Abantu bapfuye bahagaze rwose mu buryo budasanzwe. Ariko igihe ni iki ngo bafata umwanzuro. Igihe ni iki ngo ufate umwanzuro ku buzima bwawe, urebe ukuntu wakwirundura cyane mu buzima bw'Imana. Urebe ukuntu cyane wakubaka inzu yawe kuri Kristo, uko ibindi byose uzubakaho byose bizashira. Ari ibyo kuvuga ngo ngewe ngufite amafaranga, ko cyambere ubundi ibitera umuntu kujya mu bintu by'ubusambanyi nta mafaranga bafite. Iyo ufite amafaranga n'ubundi ukajya gusambana, ugomba kunyera yuko hari igihe amafaranga azashira ukisanga mu bundi buzima budasanzwe. Kandi aho ngaho kugira ngo
uzongere ukure muri ubwo buzima bwo kwiheba bizakugora cyane. Ariko iteka ryose iyo uri kubona Kristo, amafaranga wagira utayagira, uhora uvuga ngo kuba umwami Yesu ankunda gusa ndamahoro, kuba ndiho gusa ndi kubona Kristo ndamahoro, iryo birahagije. Ariko iteka ryose igihe uzisanga uri mu buzima butandukanye n'ubw'Imana ishaka, aho ngaho uzareba ukuntu wakwisuzuma hakiri kare utari wakwinjira mu bundi buzima bubi. Amena. Iri giteka ryose mugomba yuko ubuzima turiho iyi saha bugenda buhindagurika cyane. Kuko umwami w'Egiputa yagize gutya arota inzozi z'imyaka 7 yo kurimbuka n'imyaka 7 yo kurumba. Kandi ubwo buzima umuntu wese wo mu isi agomba kubucamo. Ugomba kumenya neza yuko hari igihe kizagera ukaba wagira ubutunzi, hari n'igihe kizagera ubwo butunzi bukazashira. Hari n'igihe kizagera nta butunzi ufite, ariko kizagera n'umuntu ukazagira ubutunzi. Niko buzima bw'umuntu wese uri mu isi niko bimeze. Iko wakwitwara kose rero tuza cyane, kuko aho ngaho wicaye hari abandi bari bahari pe, hari abandi bari bahari, hari bafite amafaranga menshi kurusha ngaho ufite wowe nta n'icyo ufite, uri muri rate kubusa nta n'icyo ufite. Ariko igifite agaciro cyane nuko twakubaka kuri Kristo. Wakubaka ku miryango nta kintu yakumarira, wakubaka ku mafaranga ntacyo yakumarira, wakubaka ku bantu beza ntacyo bakumarira, ariko agaciro cyane wagira nuko wakubaka kuri Kristo. Iyo wubatse kuri Kristo akubera umurengezi, no mu rupfu murajyana, niyo upfuye murajyana iteka ryose uko uba maze kuba uwiwe. Amena. Reba ikintu uri kubakaho muri iyi minsi ubanze ibaza cyane, ibyo ndi kubakaho ni Kristo ndi kubakaho? Imana itugereza cyane, Imana idutabare. Igihe ni iki kwe ngo ube wafata umwanzuro, ufata umwanzuro urebe ukuntu wariko byose wagiye wubakaho, maze uvuge ngo wowe nishinge ryo gusa ni Kristo. Ubwo se ko twabayeho mu minsi ya corona hafi muri 2020 nta kazi abantu bafite, ntimwariye, ntimwabayeho neza se? Mwabayeho neza nta n'ikibazo, mudafite n'akazi mutari no gukora. Kubera iki? Kubera Imana. Niyo mpamvu n'iyi saha wafata umwanzuro, kuvuga ngo njyewe nubatseho gusa nta wundi ni Kristo. Iyo wubatse kuri Kristo akubera ibyiringiro. Uko ijambo riratubwira ngo hayiko wizera Uwiteka nakaba yamubera ibyiringiro. Uwo nguwo rero nta kindi nuko yubatse kuri rwa rutare, maze ashinga imizi neza muri rwa rutare. Kandi urwo rutare tuvuga nta wundi ni Kristo, niwe rutare ubwiwe. Iryo buye ni Kristo, kandi ni nawe ufite ubuzima bwawe mu biganza byiwe. Niyo mpamvu iteka ryose reba uko wamwubakaho, wubate cyane. Kumwubakaho nta kindi nuko ugomba kwitondera cyane amagambo yose yavuze. Nugomba cyane kwitondera ukavuga ngo njyewe ngomba kugira ukuri, ngomba kwizera, ngomba kugira kwihangana, ngomba kugira ibyishimo, ngomba kuba umunyamahoro, ngomba kugira ingeso nziza, ngomba gukiranuka. Nibyo byajyaga bihora biranga Kristo. Niyo uvuga ngo nawe uri umukristo, nange uri uwa Kristo, nugomba kurangwa n'ibyo bintu byose. Nakavuga ngo byibuze ibyaranga Kristo nange isanda bifite. Amena. Yesu ashimwe cyane. Igihe niki ngo ube wahitamo, uhiye amahitamo meza cyane. Cyo kintu gifite agaciro nta kindi nuko wagira amahitamo meza imbere y'Imana. Imana igushoboze kandi Imana igutabare. Imana igutabare cyane, Imana igushoboze wongere uhitemo neza. Uhitemo neza bijyanye n'ibyo Imana ishaka. Amena. Ibindi byose rero wakwishingikirizaho nta gaciro bifite, kuko icyambere cyo twamenye neza yuko ari n'umuvandimwe wawe, muratandukana bikarangira. Ari n'umugore wishakiye cyangwa umugabo wishakiye, iteka yose iyo upfuye arakwihorera gutya. Ariko Kristo iteka yose murabana no mu rupfu, niyo gusa niwe mubana. Niyo mpamvu nta kindi kintu wagombye kubakaho usibye kubaka kuri Kristo, ukubaka ku ijambo ryiwe. Iyo bifite agaciro cya kindi rwose, uko icyambere cyo wakubaka no ku rubyaro bwawe nta nicyo bivuze. Igihe kiba kikazaga n'ubundi bikazahinduka. Ariko yubatse kuri Kristo, haba ari no mu bukene, haba ari mu bukire, murabana. Uko wameze kose Kristo murabana iteka ryose. Nimubake kuri Kristo, mubake kuri Kristo. Ariko icyo ukuri mbabwire, niwubaka cyane kuri biriya bintu yo kuvuga ngo ngewe nubatse ku kintu runaka, ikindi cyose uzubaka utari Kristo, umuyaga uzaza uzagisenya. Ubundi impamvu usanga umuntu avuga ngo ari mu gakiza, abavuga amagambo
bamuvuga akantu gato cyane ngo ya ngo ngiye ngo mbivuyemo ngo ntabwo nzongera gukizwa ngo sinzi ibiciri biti ngo kanaka yamvuze. Impamvu ni uko utigeze ubaka kuri Kristo, ahubwo waje mu rusengero wubatse kuri pastor cyangwa wubatse ku Kristo runaka cyangwa wubatse ku muntu runaka cyangwa waje kwishakira icyubahiro. Ariko iteka ryose ntuzafata umwanya wo kuba kuri Kristo. Amagambo azaza ntacyo azigera gutwara, bazatwara byose ntacyo bizigera bigutwara. Niyo mpamvu iyo ibi byose yabishoboye nuko yari yubatse ku Mana. Ubutunzi bwaragiye, abana baragenda, ibyo atunze byose birarangira, ariko kubera ko ibyiringiro byari biri ku Mana, niyo gusa yari yubatse. Byose biragenda, aremera byose biragenda, ariko yizera Imana. Uwiteka namubera ibyiringiro. Havuga ngo byose uwabimpaye n'Imana yabimpaye. Navutse mu nda mama ntacyo na kimwe mfite, nzongera nsubiremo nta n'icyo mfite rwose. Ibi byose nabihawe n'Uwiteka. Niko yese yivugira. Ariko iyi saha wowe kantu gato cyane kakubayeho ngo ugiye guhita wigumura, ubundi ubatse kurindi. Ubatse kurinde wowe. Icyambere cyo amagambo azavuga muri korari ntabwo yatuma uvuga ngo ngiye ngo mvuye kuri Kristo. Ahubwo ikiba kigaragara nuko ubatse kuri korari nta nuko ubatse kuri Kristo, ahubwo ubu wishakira icyubahiro nta kindi. Iyo ubatse gucyuba cya cyubahiro wakibura, usanga teka ryose wamaze kugwa kare. Iyo wubatse cyane ku kintu amafaranga yawe usanga amaze kugwa kare. Iyo wubatse cyane ku bintu by'ubukungu bwawe usanga amaze kugwa kare. Ariko cyane gifite agaciro nuko wakubaka kuri Kristo. Uko Kristo we ari mu bukene murabana, ari mu bukire murabana, ari mu bushomeri murabana, ari mu kazi murabana, waba uri umugabo murabana, waba uri umugore murabana. Iteka ryose ufa kumwemerera, ukababogwa cyane ijambo ryiwe, akaba yakuyobora. Nimureke cyane twubake kuri Kristo kurusha ibindi byose, kuko ijambo ry'Imana rambwira ngo cya mbere cyo mu mategeko Mose avuga ngo umuntu yemereye gusenda umugore iteka ryose akamwirukana. Ariko Kristo yaraje aravuga ngo umuntu uzatsenda umugore atamuhoye ikintu bita ubusambanyi gusa, uwo nguwo niwe uzagirwaho urubanza, kandi nuzarongora wa mugore wa wundi watsenzwe nawe azaba yasambanye. Mujye mwitondera amadivorce murimo mukora muri iyi minsi. Muri ko n'amadivorce ahisha Imana icyubahiro. Divorce umuntu ngo ntabwo muri kumvikana ngo ni divorce, ubwo sibyo n'ibiki muri gukora. Waje muri business se, waje muzima muri meze nka business. Iyo mpamvu mbabwira ngo mube maso cyane y'abantu mugiye gushakana. Banze baze cyane umuntu tugiye gushakana ninde, ancunze wiki ariko unshaka wiki. Baze ubyibaze cyane, mube maso cyane. Uko icyambere cyo nubura kuba maso, azaza avuga ngo ufite inzu ngo arashaka yuko muze kuyigabana, ngo ufite imodoka ashaka yuko muze kuyigabana. Ariko cyambere cyo ataze azanye n'urukundo. Mujye musenga Imana ijye bahuza n'abantu b'abanyamumaro bafite urukundo rw'ukuri. Wifuze cyane umugabo w'umunyamumaro, wifuze cyane umugore w'umunyamumaro, abyo kintu cyambere wifuze. Atari wa wundi uri buze kuza aje gusahura nuko kwindi kose wifitiye. Mube maso cyane, mwongere musabe Imana ngire bakore ku maso. Muko abantu muri iyi minsi cyane Satani afite amayeri menshi cyane arimo arakoresha ku bantu. Ugasanga abantu ntibabaye maso, kibaye ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu basaba mbabwire ngo yisaga, reba ko wakongera kwisuzuma, wongera ushakisha ukuntu wabwira Uwiteka, wongera guhereza cyane amaso y'Umwuka Wera. Niyo ari buze kuba yagushoboza kuba wakubaka cyane kuri rwa rutare. Wongera ugenda uko Imana ishaka, wongera uvuge ko Imana ishaka muri rusange, wongera uyoberwe cyane ijambo ry'Imana. Suko mutasenze, ariko ikibazo kirimo cyane amasengesho yanyu mwagiye mugaragaza akababaro imbere y'abantu bose. Kandi Kristo yaravuze ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya, ahubwo uzagenda utuze aho uzaba wicaye hose. So umenya ibyiherereye, niwe uzamenya neza ibyo ukeneye. Ubundi ijambo ry'Imana ratubwira ngo idini ry'ukuri ni idini ry'urukundo rifasha imfubyi n'abapfakazi. Kandi ikibazo dufite cyane, hari abantu usanga buzuye mu nsengero, ugasanga hari umuntu baturanye, uwo muntu ahora burara iteka ryose kandi bahora barya iteka ryose. Ariko abo bantu bafite ikibazo gikomeye cyane, barimo bavuga ngo n'abagenzi bajya mu ijuru koko. Kandi Yesu avuga ngo
genda ufashe mugenzi wawe, fashe ba bandi muturanye, ba bandi mubana, bose mwese ntabwo mufite ubushobozi bungana, ariko hari impamvu Imana yemeye yuko uwo muntu muturana, ni ukugira ngo uzamubere umumaro mu minsi imeze nk'iyi ngiyi. Yesu ashimwe cyane. Banze wibaze cyane, icyambere amaturo uzajya gutura mu rusengero ntago rero zaba ifite agaciro cyane kurusha uko wafasha wa muntu wa wundi ubabaye, cyane. Ubwo se wareba nk'ahantu utuye byibuze ukareba nk'abantu nk'abyibuze wafashe, ugasanga ukwezi kurashira, umwaka urashize, imyaka ingahe irashize, nta muntu umwe byibuze wari wagira neza. Ibyo ni ibiki koko ngo muri abagenzi bajya mu ijuru? Ubwo se wubatse kuki muri rusange? Banze bibaze cyane. Uyu munsi twagarikirana amagambo akomeye cyane, kuko numvaga cyane amagambo n'ubutumwa bwiza cyane, kuko amagambo abantu benshi cyane ntabwo bari kuyashaka, ariko kuri mbabwire, nta kindi kintu muzigera mubona utubatse kuri Kristo. Ibyo uzubakaho byose nta kintu bizigera bikumarira utubatse kuri Kristo. Byose bizajya birangira, byose bizajya bishira, ariko ijambo ry'Imana ryo ntabwo rizigera rishira. Kristo ahoraho iteka ryose, uko yari kera n'uyu munsi niko kimeze, ariko ijambo ryose yavuze naryo rizahoraho. Niyo mpamvu iteka ryose yubatse kuri Kristo, wemera kuyoborwa nawe. Rero mureke dusenge Imana, dushime Imana kwa magambo, ariko cyane wongere wisuzume cyane, wongere urebe cyane ukuri kubaka. Wibaze, ndi kubaka kuri Kristo, ndi kubaka ku biki, ndi kubaka ubutunzi bwanjye mfite, ndi kubaka ku bintu runaka, se ibyo ndi kubaka ni ibiki? Ubanze wongere wisuzume cyane. Imana yo mu ijuru yonyine niyo muri kumwe, kandi iraza kubareka neza, kugira neza. Ariko icyo nakwifuriza ni kubaka kuri Kristo kurusha ibindi byose. Murakoze. Imana ikomeze bahiruze umugisha. Mureke dusenge. Uwiteka Mana yacu, tugushimiye kuri mwiza, tugushimana kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni inkota ityaye cyane. Mu izina rya Yesu Kristo dusanze Mana twagiye twubaka ku bintu bidafite agaciro, bidafite umumaro rwose imbere yawe, ariko twemere cyane wongere utubabarire. Imana ifite imbaraga, ari uko twagiye kose, ari uko twagaragaye. Mu izina rya Yesu reka utwishimire, reka utubabarire muri rusange. Mana wongere utwambike imbaraga, udushoboze rwose Mana kongera gukubakaho, twumvira amagambo yawe, ibyo uvuga, uko ugenda byose. Mana tugende nk'uko ushaka Mana, tuvuge nk'uko ushaka. Mu izina rya Yesu Kristo ureke ukuri kwawe kw'abana b'Imana abariko kuranga uyu musore, kuranga uyu mukobwa, kuranga umugabo, kuranga uyu mugore. Mu izina rya Yesu Kristo udushoboze, udushigikire. Mwuka w'Imana, umwuka w'imbaraga azatuyobore. Urakoze Mana kuduha imbaraga zo kuba twakubakaho, tukubaka urutare ko ari rwo Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo baratwe Mana muri byose, fate ko byose kubishoboye. Sabye neza Kristo Mwami wacu. Amen. Mahoro y'Imana akomeze abana muri byose. Amen. Murakoze.